muraho neza, twongeye kubaramutsa kandi tubifuriza ibihe byiza. Uyu munsi noneho rero twageze mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Gisenyi, akagari nanone ni Rubavu, aho tugiye kureba amateka yo ku musozi witwa Nengo. Umusozi wa Nengo rero ni umusozi ukomeye cyane muri aka gace no mu Rwanda by'umwihariko, kubera ko mu ntambara ya mbere y'isi, ubwo ni mu 1914, muzi ko yarangiye na 18, muri icyo gihe rero intambara ya mbere y'isi yose yabaga umusozi wa Nengo ufite amateka yihariye. Amateka yihariye rero y'umusozi wa Nengo ni uko ariho abasirikare b'Abadage bafatanyije n'ab'Abanyarwanda bari bakambitse barwana n'Ababirigi, bari bakambitse nabo ahitwa za Kibati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu ngubu. Ariko ubwo wumve ko turimo kubivuga mu 1914 kuzamura nibwo turimo kubivuga. Nuko ahangaha rero ku musozi wa Nengo hari hakambitse abo basirikare b'Abadage, kandi bari kumwe n'abasirikare nanone b'Abanyarwanda. Abo basirikare b'Abanyarwanda bari baratojwe n'Abadage ibya gisirikare, iby'imbunda, babatoreza mu ishuri ry'abana b'abatware ry'i Nyanza, Ecole de fils de chef de Nyanza. Iryo shuri ry'i Nyanza muribuka ko ryatangiye mu 1907. Izo ngabo rero z'Abanyarwanda zari zivuye kwa Musinga, zitwaga Indugaruga, zari zigizwe n'indengabaganizi, zikagirwa n'iziruguru, indengabaganizi n'iziruguru, hanyuma baza gufasha Abadage kurwana ahangaha. Abo Banyarwanda rero abitwa Indugaruga ngo bahakoreye amateka akomeye cyane. Uti nayaye? Ngo bararwanye, barwana umuhenerezo, ariko ngo mu mirwanire y'icyo gihe ngo abo Badage n'Ababirigi ngo bagiraga amasaha ngo yo gutangiraho urugamba ngo bakanaruhuka. Hanyuma ngo Abanyarwanda baravuga bati ariko se nk'ibyo byaje gute? Abantu barahana n'umwanya wo kuruhuka kandi ari ingata, ahubwo umuntu yakagombye kubafatirana mu gihe muri icyo gihe bari kuruhuka, akaba ari bwubakubita ukabahabya ukabamena umutwe. Ngo baza kugira gutya igihe rero ikiruhuko cyari kibaye, bo bariyomokera bagenda bajya kurwana batabibwiye shefu wabo cyangwa se umutware wabatwaraga nyine muri izo ngabo. Icyo gihe reka mbabwire ko yitwaga, ndababwira iry'Abanyarwanda bamuhimbaga, irindi sinamenye uko barisoma, yitwaga Tembasi. Urumva rero ngo bagiye kurwana mu gihe cy'ikiruhuko batigeze babibwirwa, batigeze babitegekwa. Ngo baragendaye basanga Ababirigi nabo bafatanyaga n'Abanyekongo, nabo bari aho ngaho rwose bari mu kiruhuko, ubwo bari kwirira bagira bate, barabatungura, barabakubita, barabatera, babicamo benshi cyane cyane bidashoboka cyane pe. Nuko ngo bagaruka bivuga bihaye ibyivugo, abatware babo barabareba bati bite byanyu mwebwe muvuye? Ngo nibwo bababwiye aho bavuye, batize ninde wabohereje? Urumva rero ngo habayemo kurakara ngo kuko bari bisheda mu amategeko y'urugamba. Nawe unyumvira urwo rugamba. Uyu musozi wa Nengo rero urabona kuri hejuru, wegamiye umugezi wa Sebeya, uri hejuru cyane ku buryo iyo uriho uba ureba neza umujyi wa Gisenyi wose uko wakabaye, ukareba n'umujyi wa Goma wose uko wakabaye. Byagoye rero Ababirigi kuba barwana n'abasirikare bari kuri uyu musozi wa Nengo, bangombwa ko ngo bazenguruka wa Rubavu na Kizibaza babaturutse inyuma, niko kubanesha. Hanyuma ngo Abadage rero bamaze kumva ko izindi mpugu zose Abadage bagenzi babo barwanaga bagiye batsindwa, byabaye ngombwa yuko bagenda nk'abahunga, baramanuka banyura ya Nyanza bakomeza bagana i Burundi, ngo bakomeza za Tanzania n'Indugaruga zibari inyuma. Ariko noneho umwami Musinga yari igitangaza, yaravuze ati ingabo zanjye n'abantu banjye, abo Babirigi ntazi bababonye babamerera nabi. Muzi icyo yakoze? Musinga yagize atya arababwira ati imyambaro ya gisirikare mukuremo mushyire hariya, ngo badeteshereze imyambaro noneho y'ibitenge.
uburyo wiboneraga abantu bambaye ibitenge ukavuga uti bariya ni abaturage basanzwe. Nuko rero icyabayeho rero kugira ngo intambara yihoshe, icyo gihe urumva ko ababirigi bari barimo kugenda bafata, hari n'abandi babunganiraga bari baturutse mu Bugande za Bufumbira na hehe baza kubunganira. Bageze i Nyanza ngo witwa Tembasi yari yaramusigiye idarapo ry'umweru, aramubwira ati nubona baje benda kukugerera iwawe Nyanza, ati muzashake uzamura idarapo ry'umweru, batazakurasira abantu, batazakurasira iyi ngoro, batazagira bate. Nuko abandi barikomereza, Indugaruga zimwe zirabaherekeza zigarukira epfiyo za Bwanamukari, abandi bakomeza bagana za Burundi, barakomeza na za Tanzania. Muribuka ko nyine hose hatwarwaga n'Abadage, haba mu Rwanda, haba mu Burundi, haba no muri Tanzania hatwarwaga n'Abadage. Ntabwo tuzi ngo bakomereje hehe, ariko tuzabaza twumva amaherezo yabo, niba barakomeje bajya muri bya bihugu byepfo hariya kwa basaga twabahitangwa ikira, iriya filime twarebaga cyane, hariya hari na desert ya Kalahari, tuzabaza tubimenye. Ngaya amateka rero y'umusozi wa Nengo, umusozi ukomeye cyane, umusozi mwumviseho amateka iyo mu 1914 1918 mu ntambara ya mbere y'isi yose. Murakabyara. Aha noneho turi rero ni ku Kivu, ku kiyaga cya Kivu. Ku kiyaga cya Kivu rero nk'uko twavuye n'ubundi Kigali tubabwira ko tugiye Rubavu, ariko kuzamuka kuva i Kigali kugera Rubavu tugenda tureba amateka, insigamigani, imigani, ibitekerezo by'Abanyarwanda bagiye batekereza ku bintu bimwe na bimwe. Ahangaha tugiye kuvugana ku cyerekeranye n'ivuka ry'Ikivu, ariko tubigendekerereje mu muco w'Abanyarwanda, muri ya migani, muri bya bitekerezo. Uko Abanyarwanda rero kera babitekereje cyangwa se uko babiciyemo umugani, bavuga ko Ikivu iki ngiki ni cya Nyiransibura. Nyiransibura akaba yari umuhinza kazi, ariko uko amateka bitubwira nuko ibitabo bibyandika ntabwo ari uwa hano hafi, ni uwo mu mpinga za Rutsiro hejuru hariya mu Budaha, ahitwa mu murenge wa Manihira, murenge wa Manihira. Babitekereza baterera ibijyanye na Nyiransibura. Ibijyanye na Nyiransibura bavuga ko uwo muhinzakazi yabayeho ku ngoma y'uwitwa Ruganzu wa kabiri Ndori, akaba rero ngo atari uwaho. Hanyuma rero baje kuraguza, baza gusanga azatera ibibazo mu gihugu. Icyo gihe rero ngo yari yaratwaye n'inda y'indaro, iyo nda izavukamo umuhungu witwa Nsibura. Nsibura nze kubibutsa ko mugomba kumumenya, Nsibura Nyebunga watwaye Ubunyabungo, ni igice kimwe cyo muri Kongo cyangwa se DRC ubu ngubu, ahagana epfo tudashingiye hano ruguru ku Gisenyi aho turi. Uwo mugore rero ngo muri icyo gihe yaje kumenya yuko Ruganzu Ndori yamenye yuko azateza ibibazo mu gihugu cye, arimo kumuhiga kuko yari yavuze ko agomba kwica uwo mwana uzavuka akica na nyina kugira ngo igihugu kigire amahoro. Rimwe rero ngo ingabo zimusumbirije, ngo yari afite akabya ke, aragaterura atangira kwirukanka, ariko karacubangana. Gacubanganye byumvikane ko hari amazi yamenetse, ayamenetse yavuyemo ikiyaga gito cyangwa se akayaga gatoya. Ako niko bise ngo akavo ka Nganzo. Abantu b'Inganzo aho ngaho za Rutsiro ndabaramukije. Kari akayaga gatoya, ubu ngubu nta kagihari, ubwo twasuraga nta kagihari, ariko abakurambere bavuga yuko kari gahari. Akomeza kwirukanka mpaka ageze za Rubengera, ariko mu gihe yarengaga hitwa za Musasa, aho ngaho rwa rwabya rwaramucitse rwose rurameneka, ngo niho havuyemo Ikivu. Ruganzu rero ubwazaga n'ingabo ze, nongera mbibutse ingabo ze twabavuzeho mu Butansinda bwa Kigoma na Muyange, aho bagize itsembaniro. Aho ngaho ngo abona Ikivu kirenda kurengera u Rwanda rwe, bakavuga ko yagiye atera rero ibiti by'imivumu,
abo ni bamwe. Ibyo biti by'imivumu hari ibyo yateza Rubengera, hari ibyo yateye ku Ishara. Abantu bo ku Ishara ba Rugaba ba Ruhi ndabaramukije namwe. Hari ibindi yagiye atera na Nyamasheke. Nuko abandi rero uko babitekereza ko we ngo yari afite, ubwo ingabo zamusumbirizaga yari afite ikinyankari. Mwebwe ntabwo mwapfa kucyumva, ariko abenshi ndakeka murakizi. Hari utuntu kuri ubu ngubu bita twa mukecuru, abantu bihinahinamo bagashyiramo quelque chose cyane cyane yari nijoro badashaka gusohoka. Noneho kubera icyo kinyankari rero ngo yarakirukankanye, ariko abonye bamusumbirije ngo agikubita hasi kirameneka. Kimenetse kirasandara, gisandaye kibyara ikivu. Noneho bakanatubwira ngo urabona ngo nka kuri iyo kuntu umese ari umwana anyara mu myenda akagira ate, ngo ukabona ngo intoki zirashishutse, ngo iyo uri no muri aya mazi ngo ubona yuko ngo umubiri ushishuka. Ngo ni ukubera ko ayo mazi yavuye nyine muri icyo kinyankari cya Nyiransibura. Ntabwo ari ukuvuga ngo yaragize kihita kivuka, nuko babitekereza. Mwumve ko ari ibitekerezo, mwumve ko ari imigani, ariko impamvu tugumya kubisubiraho nuko akenshi bitugarurira kwa kuganira kw'Abanyarwanda. Ikindi rero ngiye kubabwira, maze kumena icyo kinyankari ikivu kikavamo, Ruganzu yabonye yuko kigiye kumutwarira igihugu kikarengera n'ubunyabungo, ngo noneho yatangiye gutera imijugujugu. Uwa mbere yawuteye ari hejuru za Rubengera. Twumve ko ubu ngubu ari hariya hejuru yahubatse akarere ka Karongi. Arakomeza no ku Ishasha, arakomeza no ku Ishara, arakomeza agera za Nyamasheke, arakomeza agera murahibuka. Hari naho yakuye inkota ngo aratema, aravuga ati burya nta ruzi utagira akagezi, niho havuye Rusizi. Murayibuka yuko ari umugezi usohoka mu Kivu. Ariko se tuberekera aho ngaho? Ntabwo ari uko twabirekeraho. Mu bahanga bo bavuga ko Kivu yavuye hehe? Ese Kivu ifitanye isano n'ibihe bindi biyaga? Abahanga mu by'ubumenyi bw'isi bavuga ko Kivu ni ikiyaga gikomoka ku busate, icyo twita lac de fosse de fondrement cyangwa se floating lake. Floating lake ni ukuvuga ngo ni ibiyaga byaje kubera gutandukana kw'ibyo bita ibikoko cyangwa amapurete y'isi. Ahangaha tukaba turi mu busate bw'iburengerazuba bw'igice cy'ubusate cyangwa purete ya East Africa. Muzi ko imwe inyura muri Kenya na Ethiopia, izamukiye mu nyanja, ya nyanja wa mugabo yatandukanyije Abisirayeli bagakomeza mu nyanja itukura, saturira aho ngaho, umanike za Sudani, umanuke Ethiopia, uko umanuke mu biyaga bya Nakuru, ukomeze umanuke ujye kugera muri Zambia. Hanyuma branche yayo y'Iburengerazuba ni iyi ngiyi turimo, irimo Rakaruberi ruguririya, irimo iki Kivu, harimo icya Tanganyika, harimo za Lake Nyasa. Wamanutse nanone ugiye guhura, kuko birahura bigakora ikintu kimeze nk'uruziga. Hanyuma mukibuka ko rero iki kiyaga, ibyo biyaga byose bituruka ku gusaduka cyangwa ku gutandukana kw'ibyo bikoko by'isi, byose biba bifite uburebure bukomeye. Abenshi bakunda kutubwira ngo ese kuki kitaba ikiyaga gikomoka ku iruka ry'ibirunga, volcanic lake? Ariko ntago byashoboka, kuko ibirunga byarutse nyuma yo gusaduka. Byaje ni nkaho byaje bikurikiye, ibirunga byaje bikurikiye ubwo busate bwari bwabonetse kubera gutandukana. Yego nuko twebwe tubifata nk'abahanga muri geography, ariko nko mu muco nyarwanda, mu kuganira kw'Abanyarwanda mu buryo busanzwe, cyanyawe na Nyiransibura, ariko ntiyakinyaye, ahubwo ubwo zaba ari inkari za Nyiransibura yagiye kumena ahunga Ruganzu ngo atamwica, cyangwa se akaba ari amazi yari mu kabya ke yari yitwaje. Urabyumvise? N'abandi babigena ukundi. Hari n'abavuga ko ari isaho, ubwo yabyaraga Nsibura, iyo saho bakayimwiba, uyimwibye yitwaye mu rutete, ayikubita hasi ikavamo ikivu. Ngaho ibaze nawe isaho umuntu abyara ukuntu yavuye muri uruntu rwose rumanuka hano mpaka rugeze iyo za Rusizi. Tuba tubaganiriza ngo mumenye uko bitekerezwaho, ariko namwe mukagiramo inyurabwenge. Tukiri hano ku Kivu rero, tukiri hano za Rubavu, nagira ngo mbabwire noneho ko tugeze ku isoko itogota
abanyarwanda bakaba babyita amashyuza. Mbere rero y'uko mbabwira amashyuza, nagira ngo mbanze mbibutse ko u Rwanda rufite ibirunga bitanu. Twavugamo nka Muhabura, twavugamo Sabyinyo, twavugamo Gahinga, twavugamo Bisoke ariyo Bushokoro, twavugamo na Karisimbi. Ibyo ni ibirunga bitanu tubona mu Rwanda. Ibirunga bitanu tubona mu Rwanda nk'uko twabibabwiye kandi turimo kubyiga mu rwego rw'ubumenyi bw'isi, nuko aba ari igikoma kiri mu nda y'isi, munsi y'urukoko rw'isi, muri maguma, aho twita muri maguma ibiri muri manto, mu gice bita manto, ikazamuka ikanyura mu cyo bita urwo rukoko ari rwo twita kurute terrestre. Hanyuma rero ikimena ku isi. Mu kwimena ku isi bya birutsi biba byaje byitwa maguma, iyo birimo gushoka ntago bikomeza kwitwa maguma, ahubwo byitwa lave. Hanyuma rero ibyo bikoma iyo bihuye n'umwuka, kuko biba bivanye ubushyuhe bukomeye mu nda y'isi, iyo bihuye n'umwuka wo ku isi, muzi ko nibura hano ubushyuhe ku isi buba buri muri dogere 30 hakabije. Ahangaha ndakeka ari muri 25, 26 na 7 bitangira gukonja. Uko gukonja rero nibwo bivamwe amabuye, ayo mabuye akaba yitwa amakoro. Mu baturanyi bacu naho dufitemo ibindi birunga nk'icyo batubwiraga kikinaruka n'ubu vuba ahangaha cyari kirimo kuruka, icyitwa Nyiragongo. Oya Nyamuragira, ariko na Nyiragongo mu minsi yashize muribuka ko nayo yarutse. Aya mazi rero atogota muti aturuka hehe? Kuvuga ko mu kuvuka k'uwo musozi uturutse kwiruka ry'ibirunga, hari imigezi imwe n'imwe ifungiranwa ntikomeza aho yakomezaga, amazi akaguma mu butaka. Sinzi niba murimo kubyumva, umugezi waza gutya ikirunga kikaruka ahangaha kikawufungirana, hari ukuntu ayo mazi ashaka aho atoborera. Mu gutobora rero kuko haba hari ubushyuhe bukiri mu nda y'isi, agumya atobora ashyushye kuko aba yarafungiranwemo munsi. Niko babitubwira, nibyo rero byitwa amashyuza. Ni amazi y'umugezi wafungiranywe n'iruka ry'ibirunga, hanyuma agashaka aho atoborera avuye muri nape akifere cyangwa se kuri wa mugezi, hanyuma kubera bwa bushyuhe bwifungiranye munsi mu nda y'isi, akajya agumya tugeraho ashyushye. Yego, ibyo nabyo urumva na kandi kantu nshobora kuba nkibuka ubumenyi bw'isi ntago nari niteguye isoko, ariko ndumva biri hafi aho ngaho. Wazanyunganira nawe ubindusha. Murakoze.